tuganira ku ngingo nkuru cyane zishobora ku bibazo bimwe na bimwe bishobora kuba bituma urugo rusenyuka kandi mu by'ukuri ba nyir'ubwite batabizi. Ingingo ya mbere twihuse tugiye kurebera hamwe ingingo ya mbere, akazi kajya gatuma abantu batandukana biturutse mu buryo batabiteguye. Iyo abantu babiri babana bamaze kubana, umugore n'umugabo, bikaba ngombwa yuko umwe azaza akorera akazi mu ntara imwe n'undi agakorera mu yindi ntara akazi, usanga kenshi na kenshi hahita havamo ibintu bijyanye n'ubuharike cyangwa se no gucana inyuma, biturutse yuko umwe muri bo atigeze yihanganira kuzahura na mugenzi we. Ingingo ya kabiri turi buze kurebera hamwe ni umubare w'abana hagati y'abashakanye bakwiriye kuzabyara. Iyo batabyumvikanyeho mbere, usanga iyo bageze mu rugo biteza saga, ugasanga umwe aremeza umubare runaka, undi akemeza undi mubare. Ingingo ya gatatu turi buze kurebera hamwe ni uburyo bwo guhitamo umukozi bakwiriye gukoresha mu rugo rwabo. Umwe ashobora kuvuga ngo turakoresha umuhungu, undi akavuga ngo turakoresha umukobwa, cyangwa se umugore akaba yavuga ngo nzakoresha umukozi ku isura mubi, n'undi akavuga ati hoya sibyo, tuzakoresha umukozi mwiza ku isura. Ibyo bintu, izo ni ingingo tugomeza kuza kugendera turebera hamwe. Buri muntu wese inyunganizi zanyu ziraba zikenewe cyane, mwandike komenti mumbwire kuri izo ngingo iri kubabwira, tugiye kugenda tuganiraho uburyo namwe muzumva. Ikindi turi buze kurebera hamwe uburyo gufasha imiryango, cyangwa se uburyo buri ruhande ruba rukwiriye kwita ku muryango rwavuyemo. Ibyo nabyo bijya bitera ibibazo cyane hagati y'abashakanye, hagakubitiraho ikintu bita gucana inyuma, nabyo bizana ibibazo mu rugo cyane urugo rukaba rwahirama, kandi uwa mbere wabyishoyemo yari azi ko urugo rutahirama. Rero reka twihuse cyane turebere hamwe ku bintu bijyanye no kuba umugore n'umugabo bashobora kugenda bakaba ahantu hatandukanye kandi barubatse urugo, barashinze urugo biturutse kuri gahunda z'akazi cyane. Rero umugore ninde uri bwihanganire ibi bibazo? Ko nzi yuko atari igisubizo hagati y'abashakanye. Iyo umugore amaze gushaka ntabane n'umugabo, cyangwa se umugabo yamaze gushaka ntabane n'umugore we, byanga bikunda habonekamo imbogamizi hagati y'abashakanye. Muri urwo rugo byanga bikunda ashobora kuzamo amakimbirane aturutse kuri iyo ngingo. Nyandikira muri komanteri maze umbwire uko byumva, byarakubayeho bitarakubaho, ukwiriye kubyirinda. Twebwe rero nka Vidasa Empire tugiye kubibasesengurira, tugiye kubiganiraho mu buryo burambuye. Buri muntu wese ajye arebe uruhande akwiriye guhereramo, yabayeho byabayeho n'uwo bitarabaho, abakwiriye kubyirinda cyane. Ni ukuvuga ngo rero twaje inshuti zacu, turabakunda cyane, mukore subscribe kugira ngo muze gukurikirana zino ngingo zose, kandi mujye mutangira ikiganiro kugeza mukirangize, kugira ngo muze kumva ibyo twaba twanzuye muri icyo kiganiro. Ushobora kutakirangiza ugasanga byakugirira umumaro biri imbere aho kizakurangirira. Kura subscribe maze wandike komanteri muri komenti, ubundi utubwire uko umva bino biganiro tuba twaguteguriye. Ikindi kandi usharinge n'inshuti zawe zibashe gukurikirana kino kiganiro, zibashe iki kiganiro kibunga ubwenge, ikiganiro kibashe kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse no mu mibanire y'ingo zabo. Ingingo ya mbere twihuse cyane tugiye kureba umukobwa umusore barimo bararambagizanya, cyangwa se bari gutegura kubana, ariko umwe bizaba ngombwa ko nibamara kubana umwe ajya kuba ukwe n'undi akaba ukwe. Ibyo bintu bikwiriye gukorwaho ubugenzuzi cyangwa kwitabwaho mu gihe abantu batari bashakana, kugira ngo hagati mu ruhande rumwe hatazabaho kwicuza. Umukobwa mu gihe agiye gushaka umuhungu akwiriye kubanza kumenya akazi akora akahe kazi, ese agakorera hehe. Iyo bibaye ngombwa yuko ibyo bintu atazabyihanganira, abakwiriye guhagarika umubano cyangwa se ubushuti bwiwe,
hakiri kare n'uwo musore kugira ngo itazamuteza stress cyangwa se itazamuteza saga mu rugo rwiwe, cyangwa ugasanga nawe bibaye ngombwa yuko ahemukira uwo bashakanye. Umukobwa umuhungu nababwira ko mu gihe mukirambagizanya, mu gihe mugiye gushakana, umwe cyangwa se muba mukwiriye gucekinga cyangwa mukwiriye kwitondera bya bihe byanyu, cyangwa se muri cya gihe muzaba mugeze mu rugo, muba mukwiriye kumenya nimba muzabana cyangwa se azajya gukorera hiwe n'undi agakorera hiwe, mukajya mutaha mu ngo zitandukanye cyangwa mu icumbi ahantu hatandukanye. Rero niyo mpamvu tugiye kureba ingaruka z'ibyo bintu mu gihe umukobwa n'umuhungu bamaze kubihitamo ko babana, kandi bamara kuva mu kwezi kwa buki cyangwa se kutaranarangira, umugabo akajya ukwe n'umugore akajya ukwe, bakajya baba ahantu hatandukanye. Baba bakwiriye kwitondera iki ngiki. Icya mbere, umugore aba akwiriye kwirinda gushurashuza cyangwa se guca inyuma uwo bashakanye. Iyo ugiye mu kazi utaye umugore wawe, abenshi na benshi, atari bose ariko bamwe na bamwe, baragenda bagahita bafata icyemezo cyo guhita bashaka undi mugore aho bagiye gukorera akazi, cyangwa se iyo bitabaye ngombwa ko bashaka undi mugore, bareba uburyo bazaza bigenza mu gihe bibaye ngombwa ko badataha. Rero reka turebere hamwe n'ikindi kintu n'izindi ngaruka. Hagati y'abashakanye bashobora gucunga nabi umutungo wabo bitewe n'uko batari kumwe. Iyo umugore n'umugabo batari kumwe, umugore ashobora gukoresha amafaranga nabi cyangwa umugabo agakoresha amafaranga nabi bitewe n'uko batari kumwe. Ariko iyo bari kumwe bashobora kuba bakwicara hasi bakajya inama y'uburyo bakwiriye gukoresha amafaranga. Ari naho biva ko iyo umugabo atahutse akabaza umugore amafaranga yamusigiye akayabura, usanga ahanini induru zivuka, ugasanga mu rugo batandukana. Indi ngaruka ya gatatu mbi ni uko imirererwe y'abana cyangwa se abana batarerwa neza. Umwana aba akeneye papa, aba akeneye na mama. Bibaye byiza rero abashakanye muba mukwiriye kurera abana banyu kumwe, mukabaha uburere bumwe. Ikindi kintu tugiye kugarukaho ku bijyanye n'ingaruka zo kuba umugore n'umugabo batabana, ni ukuba hagati y'abashakanye nyine umwe atangira kujya areba abo ku gasozi akabona bararuta uwo bashakanye, cyane cyane ku kijyanye n'irari bagirira abo mu gasozi. Umugabo ashobora kureba umukobwa aho yagiye gukorera, agahita yumva uwo bashakanye, uwo mukobwa araruta uwo bashakanye. Icyo ntabwo ari ingeso nziza rero, nta nubwo ari ibintu byiza. Niyo mpamvu tubabwira ko muba mukwiriye kubitegura hakiri kare, mukamenya uburyo muzabyihanganira. Byaba byiza yuko ko utazabyihanganira kuba utazabana n'uwo mwashakanye, ukabyihurira. Reka rero twirebere, ni ukuvuga ngo turebe za ngingo zombi, ingaruka zazo. Mu gihe umutungo hagati y'abashakanye ucunzwe nabi bitewe n'uko mutabana, usanga ahanini mu ruhande rw'ikubira cyangwa se gukoresha umutungo nabi. Ugasanga uwo bashakanye n'ubwo adahari yaramutse abimenye bibi cyane, ugasanga mu rugo atangiye kuboneka amakimbirane n'intonganya za buri munsi. Ikindi kandi, abana baba bakeneye ababyeyi bombi. Mu gihe waba ushatse umugore cyangwa waba ushatse umugabo, uba ukwiriye gutegura uburyo uzarera abana bawe, mukarera abana banyu muri kumwe. Ariko mu by'ukuri hari igihe biba ngombwa yuko akazi cyangwa se imirimo ishobora kuba yatuma uba kure n'uwo mwashakanye. Mu gihe rero wagiye byabaye ngombwa yuko akazi kawe bikagutandukana cyangwa se akazi kawe gatuma utabana n'uwo mwashakanye, uba ukwiriye kurinda indangagaciro zawe ukazimenya, ntuce inyuma uwo mwashakanye, cyangwa se ngo ube washaka undi mugore bitewe n'uko ubona igihe uzatahira ari igihe kirekire cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo ni ikintu tuba dukwiriye kubaganirizaho, tukababwira kwitonda umugabo umugore. Hari igihe ubona ukabona ibintu birababaje cyane, ugasanga ni urugero uturanye n'umuntu, ariko bitewe n'uko atabana n'umugore we, ugasanga buri munsi arinjiza abakobwa, buri munsi arinjiza indaya mu nzu, ukibaza amaherezo yiwe ntayahe. Kandi abari guhemukira uwo bashakanye. Si byiza. Ni ukuvuga ngo nimba bibaye ngombwa yuko uwo mwashakanye mutari kubana,
ukwiriye kurinda indangagaciro zawe, ukiyubaha, ukabubaha n'uwo mwashakanye kugeza uzabonera umwanya ukagenda mu rugo iwawe, ibyo washakaga gukorera ku musozi ukabikorera mu rugo iwawe. Abagabo bamwe na bamwe akanini bakunda nko kugenda bagiye nko gukora akazi runaka, bikaba ngombwa yuko bamwe na bamwe bafata icyemezo cyo guhita bashaka abandi bagore aho bashatse akazi cyangwa se bakorera ibintu yabo. Ntabwo ari ibintu byiza umugore wawe akicara aho ngaho azi yuko afite umugabo, nyamara umugabo we yashatse undi mugore cyangwa se afite izindi ndaya abana nazo. Ntabwo ari byiza rero, murinde indangagaciro zanyu, ababikoze ntabwo ari byiza, n'abandi bumva imibiri yaba iri kubananira mwihangane, murinde amarangamutima yanyu. Ikindi kandi nibiyo naba ngombwa mubiganireho n'abo mwashakanye, mube mwagira gute, niyo byaba bikunda akazi wakareka ukagashakira hafi y'aho umugore wawe aba, ariko aho kugira ngo uvimukire uwo mwashakanye. Abantu rero benshi bahitamo akazi, bagahitamo ubutunzi kurusha guhitamo abana basize mu ngo cyangwa se guhitamo abo bashakanye. Ndababwira rero iki kintu ni ikintu kibi cyane, giteza ibibazo mu rugo, kigateza imyangano mu rugo, kuko niyo bundi murabizi ko akazi, iyo umuntu agiye gukora akazi aba agira mu rugo rwe ruteye, ariko bibaye ngombwa yuko agenda akajya muri izo ngeso mbi, usanga urugo rusenyuka. Bya bindi yakoreraga agenda abikorera abanyagasozi, akabira abanyagasozi, uwo yasize inyuma ntamenye yuko hari icyo yazanye. Reka mbabwire rero kuri iki kintu, si ingeso nziza. Ababashije ibyo abo byabayeho, mwihanganira abo mwashakanye, muranga indangagaciro, mugume ku indangagaciro zanyu kandi nziza, mwirinde uburaya, mwirinde gucana inyuma, kugira ngo mubashe kuba mwakorera ingo zanyu zibashe gutera imbere. Rero reka turebere hamwe ku kintu kijyanye no mu gihe umugore n'umugabo batabana, ese n'izihe ngaruka zishobora kuba ku bana babo. Umugore n'umugabo mu gihe batabana, uburere abana bashobora kuba bahabwa mu gihe bari kumwe ntabwo ari bwo bahabwa. Kandi umugore n'umugabo buriya ni ukuvuga ngo umwana aba abakeneye papa, abakeneye mama. Ntabwo ari kuvuga ngo mama arahari cyangwa papa arahari ngo ntacyo bitwaye. Umwana aba akeneye umubyeyi, ababyeyi bombi. Iyo bibaye byiza rero, ababyeyi mwembi muba mukwiriye kurera abana banyu, mukabaha uburere, kuko umwana aragukeneye ari wowe mubyeyi w'umupapa, umwana aragukeneye ari wowe mubyeyi w'umumama. Abana baba bakeneye ababyeyi bombi ko babaha uburere. Rero mu gihe byaba bibaye ngombwa yuko mutabarera cyangwa se mutabana, reka twibwirire bari abagabo baba bagiye cyangwa abagore baba bagiye, mujye mwibuka ko abana babakeneye, mubahe igihe, mu gihe bishoboka mushake uburyo ki mubagenera ibihe birebire byo kubana nabo. Nubwo wagenda ariko ugire icyo ubasigiye, ugire uburere ubasigiye. Mu gihe waje wo kwigira mu kabari, mu gihe waje wo kwitemberera, ubwo wumve yuko udakwiriye guha wa mwana b'abana bawe uburere, kandi ikindi kandi baba bagukumbuye, hari ibyo baba bagukeneyeho, hari umubano baba bagukeneyeho kugira ngo usige uwubatse, bazaze banazirikana kuri uwo mubyeyi wabo. Erega abana iyo batareba umubyeyi wabo hafi, baba bameze nk'imfubyi mu mitima yabo, kuko wa mubyeyi baba bameze nk'imfubyi kuri wa mubyeyi. Ariko iyo watashye ukabitaho by'ukuri, abana basigara bafite ubwuzu bwawe, ntibamere nk'aho ari imfubyi ku mubyeyi umwe. Gusa rero kuvuga ngo umubyeyi wese aba akwiriye kubizirikana, hahandi ari muri struggle z'akazi, aba akwiriye kuzirikana yuko igihe gikwiriye kugera agataha akajya guha uburere abana, kandi akibuka yuko n'umugore amukeneye. Yashatse umugore amukeneye, ntabwo yamushakiye kumubabaza. Hari abantu rero bagenda mu kazi bagaterera iryo, ukwezi kugashira, abiri agashira, atatu agashira, ane agashira, umwaka ugashira, atagiye kureba uwo bashakaga, atagiye kureba abana, kandi abifitiye uruhushya. Reka rero ni ukuvuga ngo kuba bifite uburenganzira ntabikore ni bibi cyane. Gusa wenda ntabwo twakwirengagiza ko hari ababa bari mu kazi kababoshye, cyangwa se akazi katabemerera kuba
bataha uko bishakiye, gusa mu gihe bibaye ngombwa ko bataha nabo bazaze bita ku bo bashatse, bajye bagenda bite ku bana babo, babahe urukundo, babaho mu gihe batahabaye bakube urukundo batabahaye bahari, barukube mu minsi mikeya cyangwa mu kanya gato baba bari mu ngo zabo. Ikindi kandi babashe kwita ku bo bashakanye, babagenera igihe mu gihe baje, bo kumva ko bakwiriye kujya kuba mu kabari cyangwa se bo kumva ko bagiye kwigendera. Urabona hari nk'ukuntu nk'umuntu ataha yari amaze igihe kirekire cyane atabana n'umugore we, ugasanga arahageze yarasuhujije ibindi ahise aguruka yigiriye mu zindi gahunda. Ntabwo ari byiza. Umugabo mukwiriye kwegerana mukaganira, cya gihe wamaze mutari kumwe aba agukeneye nawe umukeneye, mukabasha kungurana ibitekerezo. kandi mugabo urukundo abana banyu, ni nabwo muba mubonye kuba mwabaha uburyo bwo kubaha urukundo muri kumwe, bwo kuba mwabaganiriza muri kumwe, kuko bose barabakeneye. Umuntu rero wabashije kuba yatahuka ajya agerageza kwita ku miryango, agerageza kwita ku bana, ku mugore, kuko baba bamukumbuye cyane, baba bamukeneye. Rero harimo n'abandi bajya bagira ingeso zo kudataha, ugasanga bafashe umwaka wose, imyaka 2 badataha. Ese umugabo w'umugore uri gutekereza yuko mwashakanye afite umubiri, mu gihe rero uzi ko wabikemuye, ushobora kuba wabikemura ahandi, cyangwa se mu gihe sinzi kwihangana biba ari gakeya cyane hagati y'abashakanye. Iyo bibaye ngombwa yuko tiporogaramu ushobora guhemuka, mujye mwiporogaramu rero, mugire igihe mwiporogaramu. nimba uvuze ngo uzataha muri weekend, ugerageza utahe, cyangwa se nimba wabuze n'ubushobozi bwo gutaha, ukwiriye guhamagara umugore wawe ukabimubwira, cyangwa umugabo wawe ukabimubwira, yo kugira ngo hari izindi mpamvu zishobora kuba zitumye udataha muri weekend. Ikindi kandi mujye mugerageza no guhamagara abana banyu mubaganirize rwa rukundo. Birashoboka yuko hari ikintu wamubwira no kuri telefone kigatuma anezerwa, kandi kigatuma yumva ko ari umubyeyi n'ubwo ugahari umuzirikana. Mugerageze ku bw'icyo kibazo gishobora kuba kiba hagati y'abashakanye, mugerageze mugishakire igisubizo cyiza, mugishakire igisubizo gihoraho kandi cyiza. Ni ukuvuga ngo nta mpamvu yo guhora ujagaraye mu mutwe wawe uno munsi gutekereza ngo wamuca inyuma, akandi kanya reka ntahe wamuca inyuma, hari icyo byantwara. Niba uvuze ngo wihaye intego yo kuvuga ngo uzaza utaha, gerageza cya gihe wari wihaye cyo kuzaza utaha ukajya kureba uwo mwashakanye n'abana, utahe. Witaha rimwe mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, ngo wumve yuko urambiwe, urahita ufata icyemezo cyo gushaka uburyo uzabikemura ibibazo waba wagize. Neza ko ugomba gutaha, nubona umubiri ukwiriye kugucumuza, cyangwa se umubiri ukwiriye gutuma uhemukira uwo mwashakanye, mubiganireho nibiba ngombwa, cyangwa se niba bishoboka n'akazi ukareke, ushake akazi kari hafi, cyangwa se ushake iyindi mibereho ituma ubana n'umugore wawe utamuciye. Ariko ni ukuvuga ngo si umuco mwiza, nimba harimo n'ababikora mu bireke, ntabwo ari umuco mwiza. muba muri kwangiza ingo zanyu, muba muri gufata ingo zanyu mukazizanamo imyanda, kuko ni ukuvuga ngo mu gihe umugore wenda, ariko si bose, iyo amaze kumenya ko umuca inyuma, nawe hari n'igihe bihita bituma afata icyemezo cyo kujya aguca inyuma, kandi wenda atagucaga inyuma. Cyangwa se umugabo yamenya ko umugore we amucaga inyuma, bikaba ngombwa yuko aza gufata icyemezo akajya amuca inyuma, kandi atajyaga amuca inyuma. Rero ni murinde urugo rwanyu, murinde amarangamutima yanyu, kugira ngo murusheho kubana neza n'abo mwashakanye, kugira ngo muhe uburere bwiza abo mwabyaye. Inshuti zacu rero zidukurikiye, nimukore subscribe, mukore comment, mundi musharing ibiganiro byacu, ujye ukurikirana ikiganiro kugeza kirangiye. Ingingo ya kabiri twihuse cyane, tugiye kureba amahitamo y'umugore n'umugabo iyo bagiye guhitamo gukoresha umukozi. Umugore n'umugabo iyo bagiye guhitamo umukozi bazakoresha, bagendera ku ki? Wowe wicaye aho ngaho, wowe uneze amatwi cyangwa unkurikiye, nimba uri umugore cyangwa uri umugabo, iyo mugiye kuba mwatora umukozi cyangwa kuba mwakwangasha umukozi muzakoresha mu rugo rwanyu, mushingira ku ki?
hari aho bigera rero bigateza ibibazo hagati y'abashakanye, bitewe n'uko buri wese aba ashaka kugira uruhare, buri wese aba ashaka kugira uruhare mu guhitamo umukozi bagomba gukoresha. Ese ubundi mugabo neza amatwi, umugabo afite uruhare rwo guhitamo umukozi uzakoreshwa mu rugo? Ese we mugore uneze amatwi, umugabo afite uruhare cyangwa umugabo afite uruhare rwo guhitamo umukozi uzakoreshwa mu rugo? Munyandikire muri komanteri, munyandikire muri komenti, mumbwire ese ninde muntu ufite uruhare rwo guhitamo umukozi agomba gukoresha mu rugo? Bose bafite kuba bahitamo umukozi wo gukoresha mu rugo, cyangwa se umugore niwe ufite uburenganzira bwo kuba yahitamo umukozi uzakoresha mu rugo? Rero ni kuri iyo ngingo tugiye gukomerezaho, turi buze gukomereza kuri komanteri zanyu, tugenda tuzinyuzamo amaso turebe ibyo mwaba mwavuze kuri iyi ngingo. Ariko ku bigaragara ku byo tutuye tubona hirya no hino, abagore bagira uruhare runini cyane mu guhitamo cyangwa se mu kwemeza umukozi ukwiriye gukoreshwa mu rugo. Ariko rero rimwe na rimwe hari igihe biba ngombwa yuko icyo kiba ikibazo mu rugo, bitewe n'uko umugabo hari igihe biba ngombwa ashobora kubona ko umukozi ushaka guhitamo gukoresha mu rugo rwiwe adahwanye n'urugo rwiwe, cyangwa se indangagaciro uri gushaka umukozi azaba afite atari zo umugabo akeneye. Turebe rero ni iyihe mpamvu umugabo ashobora kuvuga ngo njyewe nkunda isuku, kandi wowe icyo umugore agasanga hari abagore bamwe na bamwe bashobora bakunda kumva ko mu gihe bagiye gukoresha umukozi badashobora kuwushaka, abenshi cyangwa se bamwe na bamwe badashobora gushaka umukozi mwiza, cyangwa se umukozi ufite isura nziza, cyangwa umukozi uteye neza. Ugasanga rero bikunda kuba ikibazo hagati y'umugabo n'umugore, ugasanga umugabo we aba ashobora kuba yumva ko umuntu uzamusereka ibiryo, cyangwa umuntu uzamutekera, cyangwa umuntu uzamufatira abana neza agomba kuba ameze neza, afite isuku, akaba ateye neza, ari mwiza. Ariko umugore ugasanga ntabwo yabyumva, aho umugore agatekereza ati nindamuka nzanye umukozi mwiza azanwanira umugabo. Ariko umugabo hari n'igihe aba atekereza ibyo ngibyo, cyangwa se aba ashaka umukozi umeze gutyo, nta kindi kintu kihishe inyuma y'ibyo ngibyo, ari uko ari bya bindi ari kumubwira nyine, ari bya bindi ari kumusobanurira, amubwira ati dukeneye umukozi uzadufatira abana neza, dukeneye umukozi uzaza ukora isuku, abana nawe yabanje kwikorera isuku, dukeneye umukozi ushobora kuba yategura ibiryo kugira ngo afite apeti yo kubirya. Ariko bitewe n'uko umugore ashobora kuba atekereza ko naramuka azanye umukozi mwiza azamutwara, urabyumva ute? Woneze amatwi, andika ko muri komanteri mbwira, ari wowe washyigikira umugabo cyangwa washyigikira umugore? Twandikire muri komenti maze tubwire ninde muntu uri bushyigikire. Ese ubundi ni ngombwa ko umugabo agira uruhare mu guturanwa k'umukozi mu rugo, cyangwa se bikwiriye guharirwa abagore bakaba aribo babyimenyera, bakamenya ko umugabo adakwiriye kugena umukozi? Ikindi kandi ni ukuvuga ngo cya gihe bibaye ngombwa ko umugabo yahitamo yajya inama y'umukozi ukwiye gukoreshwa mu rugo, biza kuzagira ikibazo. Ahenshi na henshi iyo bibaye ngombwa yuko umugore atsindwa akemera, n'ubundi bya bintu we yari yarishyizemo hari igihe bimusenyera, n'ubundi atari ko bimeze. Urabona, niba umugore yari yishyizemo ngo umugabo nindamuka nshatse umukozi mwiza cyangwa se uteye neza, umugabo azamutwara. Icyo kintu yamaze kwishyira mu mutwe, n'ubundi byanga bikunda kizamukoraho, kubera ko umugabo byazahamagara umukozi kandi yari anamukeneye koko, bisaba ngo umugore azahita atekereza yuko ari bya bindi yatekereje bishobora kuba bigiye kumubaho. Rero twagira inama abantu bashakanye, mugerageze mworoherane kuri iyo ngingo, umugabo yorohera umugore cyangwa umugore yorohera umugabo, kugira ngo utazapfa cyakira. Ahanini rero nanone hari igihe abagore batigirira confidence, cyangwa se ugasanga umugore ntabwo afite confidence, ugasanga bikunda umukozi yazana wese yahita amurusha ubwiza, cyangwa yaba ari kumurusha ubwiza. Ariko bimeze, umugabo wagiye kugushaka arakuzi, cyangwa se afite icyo yagushakiye, bikumva ko umukozi azamurusha ubwiza.
azakujuguza, cyangwa se nimba binabaye biraturuka ko mu myifatire yawe. Ubundi ni ukuvuga ngo waba nk'ukuntu umukozi agera mu rugo ugasanga ashobora kuba yifata neza kurusha nyirabuja. Rero iyo bibaye ngombwa yuko iyo bigeze aho ngaho umugore bituma atigirira confidence cyangwa se bituma atigirira icyizere, agahora yumva ko umukozi yaba muri we, akaba ari nayo mpamvu bajya bafata icyemezo cyo gushaka abakozi cyangwa se abakozi badafite imiterere myiza cyangwa mu maso heza. Ariko rero nanone ntabwo ari icyo ngicyo kiba gikwiriye kubaho. Wenda nk'ibintu twajyaho inama, nk'ikintu najyaho inama ni uko umuntu wese burya birashoboka yuko umugabo mu gihe afite ingeso yaguca inyuma atitaye ku bwiza bw'umukozi, niko mbyemera njyewe. Yaguca inyuma atitaye ku bwiza bw'umukozi, yaguca inyuma atitaye ko umukozi asa neza cyangwa agira isuku, bitewe n'uko afite ingeso muri we n'ubundi yaguca inyuma. Ariko ntabwo biba bivuze yuko ukwiriye gushaka umukozi ushobora kuzagaburira umugabo agahita acika apeti bitewe n'umwanda cyangwa bitewe n'izindi mpamvu runaka. Rero mugabo reka tukugira inama kuri iki ngiki. Nimba bibaye ngombwa yuko ubona ko mugenzi w'umuntu, urumva umugore afite uruhare nko kuba yashaka umukozi ashaka, ariko n'umugabo aba afite uburenganzira bwo kuba yahitamo umukozi akwiye kuba mwajya mukoresha mu rugo biturutse ku mpamvu runaka. Hari abantu bagira umwanda ugasanga umugore we ashobora kuba yakwishimira umukozi ufite umwanda, ariko kenshi na kenshi umugabo abenshi baba bashaka kuba abenshi baba bashaka abakozi bafite isuku, bazabafatira neza abana, bazabategurira ibyo kurya, bazabategurira abana ibyo kurya bifite isuku. Kandi ikindi kandi biba binababaje kuba wowe wazana umukozi mu rugo abantu bajya bagusura ntibazifuze kugaruka. Rero reka tubwire abantu baduteze amatwi bose muri gahunda yo guhitamo abakozi bakwiriye gukoresha mu ngo zabo, nibaharirane cyangwa se buri muntu wese agira uruhare mu gutanga ibitekerezo by'umukozi ukwiriye kuba abakozi bakwiriye kuba bakoresha mu ngo. Ibyo rero twari turi kugarukaho, turi buze no gukomeza tugarukaho mu bindi biganiro byacu. Ni bimwe na bimwe bituma mu ngo habamo amakimbirane cyangwa se hahoramo intambara zidashira. Niyo mpamvu rero tuba twiyemeje kubigarukaho kugira ngo abantu baba bakurikiranye bino biganiro byacu bajye bumva zimwe mu ngingo zidafite agaciro cyangwa se bimwe mu bintu bagenderaho bigatuma basenya ingo zabo, nuko bakwiye kutabigenderaho rwose, bakwiye kubigendera kure kugira ngo batazabasenyera kandi bidakwiriye kubasenyera. Inshuti zacu turabakunda cyane, rero reka ingingo tube tuyisoreje ahangaha. Turabarerekera kuzakurikirana ibindi biganiro byacu ku zindi ngingo zituma mu ngo habamo amakimbirane. Muri buri rugo ugasanga mu ngo nyinshi ugasanga harahoramo amakimbirane bitewe n'ingingo runaka abantu batigeze baganiraho mbere yo gushakana, cyangwa base mu gihe bagiye gukora ikintu runaka kuba baticara hasi ngo baganire ngo bakure mu nzira bya bindi bishobora kuba byatuma urugo rwabo rusenyuka. Ni byinshi biri imbere cyane, turi kubashishikariza kuzabikurikirana kugeza tubisize ku musozo. Ikindi kandi umuntu wese akwiriye gukora kuri subscribe. Niba utarakora kuri subscribe, ukore kuri subscribe kugira ngo tuzaze tubana mu biganiro by'umuryango. Ikindi kandi twababwira nuko umuntu wese ubashije kubona iki kiganiro cyaba kimufashije yajya akora sharing, akoherereza abandi bakabasha kugikurikirana, cyangwa se agakora kuri like akatwereka ku kiganiro yagikunze. Ndabakunda cyane, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ciao ciao.